Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagira ngo mbashimire cyane ku mwanya mwamaye kugira ngo ntange ubuhamya. Nitwa Mwizerwa Eric, umuka mu karere ka Gasabo, umurenge wa Rusororo. Muri uwo murenge ni naho narokokeye. Narokokeye mu rusengero rw'Abangirikani rwaho bita Ruhanga. Nyakubahwa Minisita wa Minubumwe yatebye akunda kutwita ngo turi nkirera hato. Murambabarira ntangire muri 92 kuko nari ndi umwana muto, ariko jenoside yabaye nararangije amashuri abanza. Icyo gihe abatutsi niyo kaminuza bagarukiragaho benshi. Ubwo rero nari mukuru. Muri 92 mukuru wanjye na musaza wa mama wenda yari marume bagiye mu gisirikare cy'inkotanyi. Twe rero twavukaga muri Gikoro kwa Bisengimana, yaraturanye na Semanza muri Bicumbi. Yaba ari Bisengimana yaba ari Semanza n'uwamusimbuye urukiko rwa Arusha rwabahamije ibyaha. Murumva rero mbere ya 94 n'ubundi badukoreragaho iyo myitozo yo gutegura jenoside. Muri 94 mu gitondo twebwe ku itariki 7 nibwo twamenye yuko indege ya Habyarimana yarayihanuwe. Tubibwiye n'umuhungu wazindukiye mu rugo mu gitondo witwaga Gatikiri, aza afite impiri irimo imisumari. Atubwira ati mva ko mwigenje bene wanyu, noneho baduhanuriye umubyeyi ijoro ntimurara. Icyo twakoze twumvaga yuko uwo munsi byanga bikunda ko twari tumaze igihe kinini n'ubundi badutoteza, twumvaga n'ubundi butari buke. Ariko twari dutuye hafi y'amashuri abanza. Mu masaha 8 hari hamaje kugera impunzi nyinshi zirenga hafi 2,000. Hanyuma dufata icyemezo cyo kujya kubana nazo kuko twatinyaga yuko muri iryo joro bashobora kuza kutwica. Tugezeyo ninjoro, intera hamwe zaho twari dutuye zazanye liste y'abantu bo mu rugo bose, zigahagarara kuri buri muryango zihamagara, zibwira impunzi ngo nimutareka aba bantu ngo tubice, namwe tuzabicana nabo. Ku itariki 8 bari bari aho ngaho mu mpunzi harimo abasaza bakuru. Hanyuma basaba impunzi ko aho ngaho dushobora kuhava tukamanuka tukagira Ruhanga ku rwibutso, kubera yuko Ruhanga cyambere hari urusengero, ikindi hari hamaje kugira abantu benshi cyane. Ikindi bajyaga bavuga ngo abantu muri 59 barahahungiye ntibagira icyo baba. Bajyaga bavuga ngo hari umukecuru witwa Nyiragahumuza wahaye umugisha. Ibyo rero byatumye haza abantu benshi. Hari hafi twagomba gukoresha nk'iminota 30. Twaraye tugiyeyo, turarayo itariki 9, itariki 10, 11. Nta kibazo twari dufite, n'interahamwe zazaga zarahatinyaga kubera ko twari dufite abantu, abasore badufasha bakoresheje intwaro gakondo. Ariko ku itariki 12 haje abajandarume 4 bazana n'imodoka. Hanyuma baparika ku kibuga cy'Abakatolika cyari gihari, batumaho basaza. Twari dufite abasaza bameze nk'aho aribo bashinzwe abatutsi bahungiye aho ngaho. Bari bakuriwe n'umusaza witwaga Mwizerwa. Babatumaho, baraza barahabasanga. Harimo umujandarume umwe ufite imbunda, aramanuka ashobora kuba yari escort abandi bari bakuru, ntabwo nari mbisobanukiwe cyane. Hanyuma baganira nabo basaza, babasaba yuko baza bakabwira abasore n'abandi bantu bafite intwaro gakondo ko tuzitanga, noneho bakohereza abajandarume bo kuturinda. Bwari uburyo bwo kugira ngo badushuke tuzitange, batwice biboroheye. Abasaza barabyanze ndetse barahaguruka baranivumbura bariruka. Wa mu jandarume wari uri hepfo ufite imbunda arahindukira ashaka kurasa umwe mu basaza, arasa mugenzi we ku kuguru. Bamushyira mu modoka baramutwara. Ariko uwo munsi umeze nk'aho ari we watubereye intandaro yo guterwa nka gisirikare, kuko bagiye bavuga yuko barashwe n'inyenzi zavuye CND zikaza kuturinda. Mu by'ukuri nta zari zihari. Hanyuma bagezeyo batumaho, urumva twari yari amakomine atandukanye, komine Rubungo, Gikoro, Gikomero, Bicumbi. Amakomine yose 4 yari yahungiye aho ngaho. Basaba interahamwe ku itariki 14
zose zivuye muri utwo turere kuza kudutera. Twarwanye nabo ku itariki 14 kuva mu gitondo tugera nimugoroba saa 11, ariko batinye kwinjiramo kubera ko nubwo abajandarume batubeshye ariko byaradufashije. Batinye kwinjiramo imbere kubera ko bari bazi yuko hari inyenzi zavuye muri senete. Basubirayo batanga raporo yuko iruhanga hadashobora guterwa n'abasivili kubera ko harinzwe n'inyenzi zavuye muri senete, duterwa gisirikare. Ikigo cy'Ikanombe ku itariki 15 niyo yari imperuka yaho ngaho twari hejuru y'ibihumbi 15. Hanyuma bagikanombe batanga iyo raporo, bajya Kami, bajya Rwamagana mu bajandarume. Ku itariki 15 mu gitondo twabyutse dusanga ikigo aho twararaga huzuye abasirikare bagose. Noneho bongeraho na za ntera hamwe zavuye mu makominane. Twumvaga ari ibisanzwe, tutera amabuye nk'uko bisanzwe, ariko mu kanya gato hahita haza kajugujugu ya gisirikare itangira kuturasa nk'amasaso. Tubona birakomeye, ariko ntiyatinze irigendera. Ashobora kuba ariyo sinye bari bafite kugira ngo barase. Nibwo rero twamenye ko hari abasirikare benshi baraturasa. Tugenda twisunganya, bamwe binjira mu mashuri, abandi binjira mu rusengero. Hanyuma hari umugabo wari aho hanze yaranarokotse, araza dukubitiraho ingufuri. Nge nagiye mu rusengero, abandi bajya mu mashuri. Yitwaga Ngaruye, yadushyiriraho ingufuri ariruka. Interahamwe zije zagize ngo aho ngaho hari umupasiteri yitwaga Sostene, yari wo mu Bangilikani, yari umujene Mariye nibwo yari akishaka, nta nubwo yari mu bicwa. Bahita birukankirayo bajya kumusaba urufunguzo, arabwira ati ntarwo mfite. Baramubwira bati ngaho ngwino ujye kutwereka abantu bacu barimo, kuko tuzi aho ngaho twari tuzi ko ari ahantu tuzamara igihe kirekire, hanyuma tukahava tukigendera tugasubira mu ngo. Twari twarazanye inka, twari twarazanye abakozi bo mu rugo, twari twazanye abashumba. Hanyuma bamusabaga ko aza kuvanamwe abo bashumba. Arabwira ati icyumweru cyose maranye nabo hano nta muntu wo kwicwa urimo. Atandukanye na mupadiri nyakubahwa minisitiri amaje kutubwira, baramutema we n'umugore we, ndetse n'inzu ye barayitwika. Bahita baza rero bakubita inzugi, binjiramwe imbere, bakora ibyo bakora, bararasa, bateramwe ibisongo. Hanyuma abandi bajya ku mashuri, barangije barasohoka. Ariko ntibashirwa, baravuga batariko ibyo ari byo byose, aba bantu binjiye hano ni benshi, nta kuntu twaba tubishe bose. Barasohoka, babaga bafite utuntu tw'utumenyetso, amakoma, cyangwa se bafite utuntu biziritse ku mutwe. Abafite ayo mateka barabizi. Basohoka hanze bacamwe ibice bibiri. Baravuga ati katuvanemo ibimenyetso twinjire tubabwire ko tuvuye ku mashuri. Abarimo batapfuye barahaguruka binjiramo, ariko basiga ikindi gikundi hanze gifite intwaro n'imihoro. Baratubwira bati muhaguruke, niba nta muntu wapfuye n'uwakomeretse buhoro nahaguruke. Turahaguruka. Cya gikundi rero cyari inyuma gihita kinjira n'imbunda n'intwaro, bati twababonye muguma aho ngaho. Binjizamwe abasore, twe baradusaba ngo dutonde 200. Twahagurutse turi benshi, ntabwo bari batugezeho, nta n'ikintu nari nabaye ngewe. Hanyuma bafatamwe abasore bavuga ati mugende mukore iriya mirambo muyikoremwo ibirundo nk'uko barunda amasiteri, kugira ngo turebemo hasi koko nta bantu bakiriho. Hajyamo bamwe batangira gukora ibirundo by'imirambo. Arimo umugabo ntabwo izina rye niyibuka naryibagiwe, wari umwe expert mu kwica abantu. Niyo babonaga umwana hirya bahitaga bamuhamagara bati hano hari uruhinja, akaza akamwica. We nicyo yari ashinzwe kwica impinja gusa. Barunda iyo mirambo, hanyuma barangije badusaba gutonda 200. Dufata 200. Iyo 200, iyo wabaga ufite amafaranga wahagarara ku murongo bari bukurase, waba ntayo ufite guhagarara ko bagutema. Nge rero nta mafaranga nari mfite, ariko Imana irinda umuntu ifite uko imurinda. Nagize amahirwe, naratinyaga cyane, naravugaga ndirukanka bandase, ariko ntabwo ndi buhagarare ngo banteme. Mbona umumama wari ufite amafaranga ahagaze ku murongo, yarahetse umwana afite amafaranga 1000 mu ntoki. Ndagenda muhagarara imbere. Bati wowe ufite amafaranga? Nabwo nti mama arayafite. Ahita yishyura. Iyo yishyuraga barayatanguranwaga bahita bamurasa. Mperuka ibyo ngibyo kuko nahise ntubwenge ngo mbere ye. Hari nko mu masaa 4, imirambo bagenda ingwa hejuru myinshi.
hanyuma barangije bazana essence basuka kuri ya mirambo baratwika. Nko mu masaa 8 kuko nari nteganye n'umuryango nibwo nagaruye akenge, numva hejuru yanjye ameze nk'uwagwiriwe n'igiti, ngerageza kwinyagambura numva ntibikunda, nikoraho mbona mfite amaraso, ndavuga nshobora kuba napfuye tu. Hanyuma ngerageza kurwana n'iyo mirambo, sohokamo njya ku mashuri harimo abantu bacu babagamo. Ngeze ku mashuri nsanga hari abandi bari mu mirambo bagenda bashakisha, interahamwe zari zagiye n'abasirikare barimo kugenda bashakisha niba nta muntu waba yarokotse. Ngumana nabo ariko bahita bafata abasore bakeya baravuga bati pasiteri mujye kureba yuko wawundi Sosthene yaba yapfuye. Njyana nabo tugezeyo dusanga umugore we yapfuye, inzu bayitwitse ariko pasiteri yari atarapfa. Hanyuma abasore abatuma amazi, tujya mu gikari turayashaka turayazana, twayamuha agasohokera mu muhogo kuko bari bamutemye. Baravuga bati hari umuntu witwaga Ntoni, baravuga bati reka tumujyane kwa Ntoni. Ntoni uwo ntabwo yahigwaga, bati wenda hashobora kubaho, tumushyira mu ngorofani ariko tumugeza kwa Ntoni yapfuye. Twaragarutse baratubara, twari abantu 43. Baratubwira bati hari uburyo bubiri. Gukira mushobora kujya kuri CND, abazagerayo bazakira. Ababishaka muhagarane n'uyu musaza yitwaga Gashikazi. Hari n'ubundi hari umajoro ngo wabaga Rwamagana ntago muzi, nawo mututsi umugezeho arakira. Hanyuma ngewe rero nagiye mu bagiye CND, twagiye turi 17, hari bakeya baciye ku ruhande nk'abane baravuga CND turahazi bahita bagenda, ariko igikundi nagiye mu twari 17. Turamanuka tugera ahantu hasi tugomba kuzamuka nyine ngo tuzagere CND. Icyaka cyari cyatwishe tujya ahantu mu gishanga hari robine kwa Nyirantaho. Iyo harenze gato yegere wabo wa perezida wibuka. Baba baratubonye bavuza induru, abo ku gasozi hakurya abo biti Gasagara, abiruhanga bavuza induru, batugotera hagati tutaragenda CND. Hanyuma umusaza twari kumwe atubwira ati rero ntabapfira gushira, ntimujye mu gihuru kimwe, mujye mu bihuru bitandukanye. Tujya mu bihuru bitandukanye, baraza bashora mwimbwa baraduhiga bavana mu 10, dusigara turi 7. Na wa musaza wari mukuru abarapfuye. Muri abo 7 rero nanjye nari ndi mu bakuru. Harimo umusore umwe mbona usobanutse w'i Kigali numvaga azatugeza CND. Atubwira ati nta kibazo CND ndahazi, yari kumwe na mushikiwe, ati uburije dushaka ninjoro habaga amabari yarakomeye, turaza kugenda mu gitondo tunabona. Tujyana mu kiraro turaramo, bwenda gucya atubwira ati oya banyira hano banyira iki kiraro bashobora gusohoka, katujye gushaka handi. Turahava turagenda tubona akazu k'ibyatsi kari gafunze, turavuga atakangaka wasanga arabahunze, turakica tukinjiramo. Asa 11 aratubwira ati rero we fata aba bana 3 wajyane mwishe hariya munsina two gusohokera icyarimwe batatubona, nanjye ndasigarana nafite gashiki kanjye k'imyaka 5, ndasigarana n'aka gakobwa tugaheke kananiwe, mushiki wanjye aragaheka. Tukomeze mvamo njye aho munsina, nkivamo nyirinzaraza asanga inzira kinguye, azana nabo bavanye kwica, yari inzu y'umwicanyi, avuze induru baragaruka bahita babatwikiramo nabo barapfa. Sigara ndi mukuru ngomba gutwara abo bana CND ntabwo nari mazi, ariko naratekereje navuga ntibyari byo byose CND ubwo ntahazi, reka noneho mbajyane iwacu ho ndahazi. Kugira ngo mamenye nari nacanganyikiye, byansabye yuko nsubira ku rusengero. Ndazamuka nsubira ku rusengero kugira ngo menye icyerekezo ndimo. Ngerayo ariko ngeze ku rusengero tugitambuka gato ku mashuri, numva umwana urimo guhamagara amazina, nkumva arahamagara amazina y'iwacu. Mparaba abana mbahishana ku kigega iruhande rw'urusengero, nabwo ni muva aha ngaha ngiye kureba umwana urimo guhamagara. Subira ku mashuri. Ngezeyo nsanga uwo mwana ni umwana wo mu rugo, bamuteye grenade muca amaguru, yaraye aho ngaho yaviriranye. Arambwira banyita Grisirno, arambwira ati frere ntunsige umbabarire untware. Sirari mfite aho kumutwara, ariko nibuka yuko kwa Ntoni aho ngaho hari ahantu twagiye dutwara inkomere. Nambwira none kanuna mujye ku rutugu, mushyira ku rutugu, mutware kwa Ntoni. Huzabaho hari abandi bantu. Mushyira ku rutugu, ngihaguruka imodoka ya Bisengimana wari burugumesitiri Gikoro ibirinjiye. Yinjirana n'abantu bose banzi bavuye muri quartier wacu. Yenje ndamubwira nti rero uretse gato uryame hasi ngo twikire, ntuvuge nibagenda ndaza ngutware. Mfata agatenge kari ku muntu wapfuye ndakamutwikira,
ndangije njya hepfo mu gihuru cyari gihari. Hanyuma ngeze muri icyo gihuru umwana arebye abona ntambona, arongera asakuza arampamagara. Amamagaye harimo abanzi baravuga ati agahungu turakazi, batangira gushakisha aho ngaho, ariko ambuze akomeza ahamagara n'andi mazina. Baravuga ati no gucanganyikirwa. Umugabo witwa Pascal yari umufundi muri quartier wacu, araza mukubita inyundo aramwica. Ariko sinashirwa ngo mite niruka, ndavuga ndashaka kuba dapfuye, reka ntegereze. Barasahura ibyo basahuraga, basubira mu modoka ya Bisengimana baragenda. Subirayo ngezeyo nsanga yapfuye, nkomeza urugendo. Njya gufata abana banjye, ubwo ninjye wari usigaye ndi umubyeyi wabo, ndabazamukana. Hari segiteri Gicaca, habaga interahamwe zikaza, wavaga iruhanga akaharenga yabagaho. Hari hejuru ku gasozi, mpageze mbona hari bariyeri ikomeye, mbona hari abantu benshi, nta n'ahantu turi buce. Tujya mu gihuru, mfata abana mbashyira mu gihuru. Ndangije harimo akagakobwa kari gafite imyaka 10, naye nagiye mbona ibyo bakorera abakobwa sindi bubijyemo. Ndakabwira nta kabutura wambaye imwe imbere, ati ndayambaye. Ndamubwira asigarana ku gapira ko hejuru, ukuremo iyo kanzu, musenyera inkwi. Ndamubwira nti genda usohoke hano ujya hano bita kwa Mukagatare. Mukagatare we yari umwarimu we, yaramwigishaga. Umubwire aguhishe, kuko karatambutse karagenda n'inkwi karanarokotse. N'umudamu ubu ngubu. Abandi babiri nabo mbigenza gutyo, nabo baragenda, ariko abo babiri barapfuye. Hasigara ngewe rero w'igihangange, nsohoka none nta n'inkwi mfite, baramfata. Ya bariyeri ramfata. Banjyana barankubita bihagije, bansimburanaho, kuko nari mfite amaraso. Waba gufite amaraso bahitaga yari singiye kuvuye iruhanga. Barankubita. Banyuma wari perezida w'intera aho ngaho arabwira ati ariko murekera aho ngaho mukampereza. Yari arimo kurya brushete bamwokereje y'inka. Ati mukampereza, ndambika hasi, aravuga ati reka nkicarire ndarangiza izi brushete kapfuye. Anyicaraho ku gikano, numva ngiye guturika. Numva namubwira ngo nanyica, ariko sinzi ukuntu mu mutwe byaje. Kera hari conseil yitwa Gatanazi wafumbwe, yari afite umuhungu we twiganye mu wa 6 yitwaga Jean Paul. Abarimu baratwitiranyaga, ntibari bazi kudutandukanya. Sinzi ukuntu byaje mu mutwe, ndamubwira ntariko nubwo unyishe ndi umuhutu mwene wanyu, nti mama wanjye niwe mututsi. Ati gute? Nti ndi umuhungu wa Tanazi conseil. Ati wowe urinde? Ndi Jean Paul. Rero nunyica nti nubundi urawishe mwene wanyu. Ni mama no mututsikazi, nari narumvisha makuru yaho yuko ndavuga ni mama no mututsikazi, ariko Atanazi rwose ni umuhutu, babitaga ngo nabahutu babadegede. Ndavuga ndi umuhutu w'umudegede. Ni yari afite mushike twa Gaparina yaranyigishije, ntangira kuvuga amateka. Arahaguruka ati twikoze mu nda. Arampagurutsa abwira uwari aho ngaho ati uyu mwana mumuherekeze mumugeze kwa se kwa Tanazi. Ariko Tanazi akaba yagiraga imbunda kuva kera, baramutinyaga, yari mucuti wa Bisengimana. Abaga bati baya tumujyanye yaturasa uyu mwana asa gutya. Barabisiganira, ndavuga ariko nta kibazo nakwijyana. Bati oya reka dutegereza abaza kudusimbura. Saa 6 barasimburanaga. Saa 7 abaza kudusimbura baraza baje babampaye, bati uyu mwana no kwa Tanazi mu mujyane. Barebye ukuntu nsa baratinya, barabyanga. Ndavuga nta kibazo, mundeke nijyane, inzira ndayizi kandi numva mfite imbaraga. Barandeka ndazamuka. Mpageze ndi mu nzira kubera kubyimba ibirenge, kuva amaraso mu matwi kubera ukuntu bankubise. Nabonye mukuru wanjye a distance, ariko nanirwa kumuhamagara, yitwaga Jide. Ngenda kugira ngo ndebe ko namufata tuvugane. Arancika, ageze imbere igitero kiramufata kiramwica, ndanabibona. Ariko ngeze aho numva nanjye ndashaka gupfa. Ndakomeza ngereho nsanga bamaje kumwica. Mpageze baturuwo kwanje, nkomeza bya bindi ko ndo kwa Tanazi, ndo kwa conseil Tanazi. Uvuye he? Nahunganya na bene wacu b'abatutsi bo kwa mama tugiruhanga, nariko bamvanyemo iyo ntera hamwe nabagiye ukuntu yitwa nayo nafasha amazina. Ntiwunyohereje ngo ntaye. Bati ngaho genda. Wa muntu umwe wishe mukuru wanjye yaranzi cyane, kandi yarari muri abo, aranyihorera araceceka. Ariko arankurikirana, tugeze imbere aramamagara ati niko freri, atugatinyuka ukabeshya ninjye muje kwica mukuru wawe. Atubona nakuze, ndabizi kunzi, ariko ubwo niba ushaka kunyica unyice. Ati sawa reka none tugende nje kukwiciraho bakuza ntwara muri quartier. Ariko mama mbyara tuva kuri amashuri, ntabwo we yari yaje, yari giye kudushakira aho twihisha kugira ngo tudateze impunzi zaje ku mashuri ikibazo. Twahunza adahari. Yumvishe rero ko iruhanga bahatwitse, yaravuga ati nubundi nta gisigaye, ajya kwitanga. Ajya kwa responsable, bamuzana aho ngaho uwo mugabanzanye. Twarahahuriye rero. Bamuzanye kumwica, nanjye uwo mugabanzanye. Twageze arambwira turiya ninde, namubwira nti ni mama.
atereka duhagarare turebe. Noneho turahagarara, ibyo yavugaga twarabyumvaga. Mpagara no mugabo nzaje kunyica, baramubaza ati nta kindi wongeraho, ati ntacyo cyo kora mu mwanya nsenga. Arasenga, arangije haza umugore avuga ati ntimumwicane ibitenge n'ibishyashya ndabishaka, bimukuraho arabitwara byose baramwica. Arangije ariko umugabo twari kumwe arareba avuga ati ariko umuntu bishe nyoko ntonarire, ubundi we ntiwapfuye, ati genda uzicwe n'abandi. Arandika, ndamanuka ngira ngo bajye kunyica, mpura n'umugabo witwa Duade arambwira ati nta bantu bapfira gushira, va hano ugende nta muntu wakubonye. Bitangiye mu itongo mara mu icyumweru, Imana irankiza, nta muntu wamvuye, ndakira. Hanyuma rero nyuma y'icyo cyumweru naje kujya ku muntu wangije Sunday school, ntabwo yari azi ko ndiho, ahita ambwira ati Nyenzi rero zaraje zigeze hafi na Nyagasambu, reka ngo herekeze ngiye sinzakugezamo, nzakugeza hafi nigarukire nta kibazo. Saa 9 z'ijoro aramperekeza, ngeza hafi y'Inyenzi nyine mbonana nazo zirandukura. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo ndi bujye mu buhamya burebure, ariko nagize amahirwe muri 2006 mbona amahugurwa muri South Africa, muri Afrika y'Epfo. Ngezeyo ahantu nerekanaga pasiporo yanjye, ahita ngo ni wa munyarwanda, ni abanyarwanda babicanyi bakoze jenoside. Ngezeho nkajya ntinya kuyerekana nkayihisha. Ariko muri 2016 nyuma y'imyaka 8 nagize nabwo amahirwe njya muri Singapore. Twari urubyiruko rurenga 4,000. Dutanga pasiporo, bazi ko urubyiruko rukunda gutoroka, barazitwaka twese. Hanyuma turimo kurya nimugoroba, baza muri sare bazana pasiporo yanjye, barampamagara ngo Mwizerwe Eric wo mu Rwanda kwa Kagame, ngo wakira pasiporo yawe, turabizi mwebwe turabizeye. Byanyongereye iyo myaka yose, byanyongereye icyizere, byankize kuri ya table d'honneur nyakubahwa hajya avuga, kuko byampaye connection nini. Abantu bashaka kumenya u Rwanda baransanga, icyubahiro nari mfite kirahinduka, mbibyaza n'umusaruro. Abantu bakajya baza konsura mu Rwanda kenshi, nanjye bakannomera nkajyayo, mbibyaza n'umusaruro. Wamfashe kwiyubaka nshinga company ya tourism, kuko barazaga nkajya handi, ariko ninjye wakorera nanjye nkabungukamo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nasoza nshimira umupasiteri watubaye hafi agatanga ubuzima atagomba gupfa, baduherekeje tukagera mu Nkotanyi. Ndashimira abagize ubutwari bwo guhisha abatutsi bari mu kaga, ariko hari uwahishaga agahisha umwe akagaruka akica 4. Abo si bo nshimira. Ndashimira abagize ubutwari ariko ntibanijandike mu kwica. Rero ndashimira Inkotanyi, nabonye bafande hariya bari, numva mfite imbaraga. Ndashimira Inkotanyi zari ziyoboye na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mwarakoze, mwaraduhetse, mwari mukiri batoya, mwabaye abaganga mutarabyize, mwarakoze. Ndashimira leta y'u Rwanda, mwaradufashije turiga. Mwabonye abadamu bo muri Avega barakomeye, badafite aho baba mwarabubakiye, mwaduhaye amashuri. Ngira ngo kera abatutsi bagarukiraga muri primaire, mfite icyiciro cya 3 cya kaminuza, nagize amahirwe narize. Hari n'abandi bafite ibindi birenzeho, hari n'ababonye ibyo hasi, ariko twarize uko dushoboye. Mwarakoze rero leta y'u Rwanda kutuba hafi. Imana ibaduhera umugisha. Ndasoza mbwira urubyiruko, aya mahoro dufite, uyu mutekano dufite, nago ari Imana yavuye mu ijuru nk'imwe y'Abanyayisiraheli. Nta nubwo ari abanyamahanga bakufashe kado ngo baduhe iki gihugu uko kimeze, hari ababiharaniye. Ndabasaba rero ko mwadufasha tukabisigasira, tukarwanya ingengabitekerezo, ibintu bizongere. Nagira ngo abo twabanye mu mateka amwe, tugiye ku nshuro ya 29 twibuka, basabe twibuke twiyubaka. Dufite inshingano zo kwibuka tukaniyubaka, tugakora kabiri, kuko turakora hacu n'aha bacu bagiye. N'Abanyarwanda bose rero ndagira ngo mbasabe ko tutaha umwanya wo guheranwa n'agahinda kuri iyi nshuro, ahubwo umwanya wo kwibuka ariko tuniyubaka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze.